Hello, ndabasuhuje abateze ibiganiro bya Dekasha Media. Uyu ni wa mwanya twahariye ikiganiro cya Sobanukirwa Munyarwanda, aho tuganira ku bijyanye n'umuco. Uyu munsi rero tukaba turi buganire ku muco nyarwanda, ku bijyanye n'imyambarire uko bimeze kuri uyu munsi. Njyewe ndi Shaineva ubagezaho icyo kiganiro, ndi kumwe n'undi dufatanya muri icyo kiganiro. Hello. Hello guys. Okay. Ya njyewe nkuko mubizi ngarutse ndi yantore itari ntoragura amayogi. Ndi rubangukana bigwi ndubukombe sindi ngimbaho natabarukanye insinzi ntabaruka nivuga ibigwi ndagatiga turi ku muri rukaka kandi burya ngo umugabo nuwishongora. Nakubise agakoni ku kabuno k'umugabo arimo ntangira inka nzishora umugore waratakamba ati mwiciye umugabo nta mugabo wagira ngo witwe n'agakoni kamwe ntiyazataba Rwanda ngo inka zishoke. Arambwira ngo uranyurewe akagabo ntisinde akagabo nturi gato ndi gato ariko ndivuba ndi bushari ndahanda ntibahandura nsakara basi ibyuma ntibashyitsa. Arambwira ngo bisubiremo ndambwira ati ndi igituza cy'umunihira ndi ntare y'umugara mu gisherike ndi umugabo hamye sindi rojyorojyo kagira imana wamfura we. Ndaje ngo dutarame tuvuge ku muco nyarwanda, tuvuge aho u Rwanda rwacu ruva ndetse n'aho rujya. Kagira imana. Ndagushimiye Shongore baririmba, ndumva ibintu byumva cyane, gusa uyu munsi wo noneho biratandukanye n'ibya mbere twari twaganiriye ku muco, ku bijyanye n'amazina y'inka urabyibuka. Kuri uyu munsi wo ndumva twaganira ku bijyanye n'umuco nyarwanda, ku bijyanye n'imyambarire, nyine uburyo umuco nyarwanda bimeze kuri uyu munsi. Gusa nyine ndamanza nashishikariza abantu bakurikira Dekasha Media gukora subscribe, abashya bo ndabasaba kuza gukora subscribe, abayikoze nkomeza mbashimira. None se muvandimwe mbona umeze neza rwose, mu maso urasa neza, hirya iyo mumeze mute? Ndabona umeze neza, nizeye ko naho ari neza. Yego wamfura we tumeze neza ngira ngo ibyo urabibona. Burya ngo nta kintu kiba cyiza nko kuba ufite amahoro uyafite ku mutima, ngira ngo nawe urabibona. Ndi umusore ushima Imana ndetse n'abantu, ntago navuga ngo ni bamwe, ni benshi cyane. Yego rero wamfura we nkuko umbajije meze neza, yo mu byaro turaho imvura yaraguye cyane rwose, ngira ngo nawe urabibona ko nzira umuze. Yego wamfura we, ese iyo ngiyi iwanyu mwe mumeze mute? Ndabona nawe nta kintu ubaye, kereka nimba ari bya bindi ndebera inyuma. Wamfura we wambwira. Meze neza cyane, akajumba karaboneka, ibintu bimeze neza mu rugo, amazi araboneka, ahantu nyine ibintu byose urumva ni sawa. Mbere yuko tujya mu kiganiro neza kugira ngo dusesengure iby'uyu muco wacu nyarwanda, tubona nyine uri hejuru, ariko hakaba hari ibintu biba bitameze neza, ariko tuba dushaka kugira ngo twigireho, n'abaduteze amatwi babashe kwiga kugira ngo turebe ko hari ikintu cyahinduka kubera ibiganiro byacu. Ndumva twaganira ku kiganiro nk'uko twatangiye tubivuga ku bijyanye n'imyambarire, nk'uko njya ngenda hano mu muhanda nkahura abana, cyane cyane abana b'abakobwa, ukagira ngo umwana avuye muri dushe, wowe ujye ubibona. Ndashaka kugira ngo tubiganireho, biriya bintu ni ibiki mu muco nyarwanda, ugereranye ejo hashize ndetse n'uyu munsi, ubigereranye twumve, tunasesengure iyi mpamvu ibitera ni ukubera iki. Nkawe ukunda gukurikirana ibintu by'umuco nyarwanda, ni ibiki? Yego Shongore baririmba, nkanjye ukunda gukurikirana ibintu by'umuco nyarwanda cyane rwose nkanawukunda. Wanditse umbwira ngo ni mbibona nte umuco nyarwanda wahashize ndetse n'ubu ngubu. Umbwira ko cyane kuri bano bana b'abakobwa uhura nawe ukagira ngo avuye muri dushe. Yego nanjye ibi bintu bintera impungenge cyane rwose, ariko mba mbona umuco nyarwanda, ubundi guverinoma y'u Rwanda dufatanyije n'ababyeyi bacu, Perezida Paul Kagame, mba mbona ari icyo agenda akora umunsi ku wundi kugira ngo ibintu bihinduke. Ariko urubyiruko nimba nabyita ko ari twumva dutinze, ntabwo tubyumva vuba. Yego ariko aricyo twakora twebwe bwacu nk'urubyiruko, hakagira ibihinduka bikajya mu buryo. Ni gutyo mbyumva wamfura we. Urakoze cyane. None se hari ibyo tubona wenda turavuga ngo imico, wenda hari imico tuba tubona hanze cyangwa se mu bindi bihugu, abana b'abanyarwanda nabo bakabikurikiza. Ese utekereza ko ari byo baba bareba wenda mu mafilime bakabyigana, cyangwa bakabona nyine bibateye ishema? Ni iyihe mpamvu ubona itera kiriya kintu?
ubundi umunyarwanda yabivuze neza aravuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Twanditse ku Rwanda, reka nduvugeho byinshi kuko n'u Rwanda rutemba amata ndetse n'ubuki. Ibyo byo kuba urubyiruko ruva mu muco warwo w'u Rwanda rukajya gukopera mu mahanga, ntago navuga ko ari byiza kuko ibyo bakopera byinshi nta byiza tubona. Hari byinshi bakoperayo ukabona ko bitahesheje umwana w'umunyarwanda agaciro, ukabona yuko ari ikintu cyakagombye guhinduka. Twebwe rero cyane nk'urubyiruko dufite byinshi byo gukora kugira ngo tugire ibyo duhindura amatwara aturimo twebwe, kugira ngo dukomeze kuba mu Rwanda rutemba amata ndetse n'ubuki. Twebwe rero nkatwe cyane cyane nshishikariza abantu bareba Dekasha Media kujya bakurikira ibiganiro byacu kugira ngo dukomeze gusobanukirwa. Ikiganiro nisobanukirwa munyarwanda nk'uko mubyumva, kugira ngo dusobanukirwe tumenye ese turajya aha cyangwa turajya aha ngaha, tumenye igikwiye mu muco nyarwanda. Wamfura we rero nk'uko wanditse umbwira, nakanzura kuri icyo kibazo warumbajije nkubwira nti ibyo urubyiruko rukopera ndabona ntago ari byiza kuko ruraganisha u Rwanda rwacu ahabi. Yego. Turi abanyarwanda twese dufite umuco umwe ukomoka ku basokuruza bacu. Niki ubona guverinoma yakora kugira ngo ibi bintu bibe byagabanuka mu Rwanda? Umuco nyine wo kwambara ubusa ngenda bibara nk'ubusa, kuko iyo uhuye n'umuntu ukabona asa nk'uwambaye ubusa nk'uvuye muri dushe, ntabwo ari sawa. Niki ubona guverinoma yabikoraho kugira ngo bibe byagabanuka mu gihugu cyacu? Ku ruhare rwanjye ni byinshi navuga guverinoma yakora. Icya mbere uko mbona umuntu wese ugaragaweho kwambara ubusa, niko nabyita, kuko umuntu urahura nawe ugasanga yambitse amatako, amaguru yose ari hanze, ugasanga amabere ari hanze. Reka tujye tuvugisha ukuri kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Mu by'ukuri rero ngewe icyo mbona guverinoma yakora ni uguca uko kwambara ubusa, nk'uko umuntu wambaye ubusa aba ararura abandi muri makeya. Buriya ngo ihene mbi ntabwo izirikaho iyawe. Reka ndakoresha ikinyarwanda cyumvikana, burya ngo iyo ushaka gukira indwara urayirata. Rero ngewe nk'uko mbona u Rwanda cyangwa se guverinoma y'u Rwanda ifite byinshi byo gukora, ihereye nko guhana abo ngabo nk'urubyiruko rugaragaraho iyo mico itari myiza yo kwambara imyenda nakita impenure cyangwa se amamini mu zindi ndimi. Mbona nyine guhana abantu bakoresheje iyo myambaro aricyo cyaba ari igisubizo, kandi cyane natwe nk'urubyiruko tukumva nk'ikiganiro giciye kuri Dekasha Media, ni ukugira ngo tube twakoruganiza. Natwe murabibona ko turi urubyiruko, turi bato batari gitoya, kugira ngo nyine mukomeze kudukurikira munakora subscribe, ariko twishimisha tunakora ibikwiye, kuko ntago wakurikira ikiganiro utagikurikiza, nanone ntago byaba ari byo. Yego wamfura we nuko mbyumva. Urakoze cyane. Mbere y'uko nakubajije ikibazo cya guverinoma, ndashaka no kukubaza n'ikindi kibazo cyerekeranye wenda no mu bigo by'amashuri. Ese iyo urebye mu bigo by'amashuri, wenda reka ntekereze ko wenda hari igihe ubona abanyeshuri bajya ku ishuri, ubona iki kibazo nabo cyaba kibarimo, ku buryo wenda twaba dutekereza ko mu minsi iri imbere cyangwa mu gihe kizaza bishobora kuzaba noneho byariyongereye, cyangwa se bo wenda ababarera muri ibyo bigo, abarezi babasha kwita kuri icyo kibazo bakabasha kubica nibibe byagaragara mu mashuri. Urakoze cyane kuri icyo kibazo umbajije. Mbonereho gushimira cyane abayobozi b'ibigo ahantu hose bari, ndabasuhuje cyane kabisa. Yego, nk'uko umbajije mu bigo by'amashuri mu myaka yaciyeho za 2010, 2015, hagati aho ngaho byaragaragaraga cyane, ariko ubu ngubu nagira ngo nkubwire yuko ubuyobozi bw'ikigo ahantu bose buri, wumvise ko nanditse mbushimira, bwakoze uko bushoboye rwose, ibintu bigenda bicika, nubwo ntavuga ko ari 100%, ariko mu by'ukuri bwakoresheje uko bushoboye, ibintu bigenda bicika. Yego. Niko rero tugana no ku musozo. Ikibazo cya nyuma kiragira kiti: inama wagira umukobwa wese cyangwa se umwari, ngenda avuga abakobwa ko nta muhungu ndabibona wambaye ibintu nk'ibyo, ariko
inama wagira uwo mukobwa umeze gutyo ni iyihe n'urubyiruko muri rusange? Njyewe inama natanga urubyiruko mutwumva muteze amatwi The Kasha Media, ndagira ngo ibyo tuvuga ngira ngo namwe amatwi ndetse n'ibyo mwumva birabihera ukuri. Mu by'ukuri ndagira ngo ducike ku muco wo kwambara ubusa, kuko burya ubwiza ntabwo bugaragazwa n'uko wambaye ubusa ugaragaza amatako yawe. Burya ngo umunyarwanda yivuze neza ngo agaseke gapfundikiye niko gatera amatsiko. Burya ndagira ngo nkubwire ngo urya muhungu cyangwa se mugenzi wawe, by the way twanzitse cyane ku bakobwa, ariko n'abahungu ndagira ngo nkubwire ko ntago abahungu ari shyashya, ntago navuga ko nabo ari intungane, ariko mu by'ukuri ndagira ngo nkubwire ngo umwari w'u Rwanda akwiye rwose kugaragara neza, akagaragara yambaye yikwije. Ndagira ngo rero mwebwe rubyiruko mwese muduteze amatwi mukomeze gukurikira inama za The Kasha Media, nituzikurikiza neza nta kabuza tuzagera aho dushaka ku muco wacu ugera. Kagira imana. Urakoze cyane kandi ndagushimiye kubw'inama uhaye urubyiruko rw'abanyarwanda. Nkomeza gushimira abantu bose bakoze subscribe kuri YouTube channel yacu, mukora subscribe kugira ngo buri video yose dukoze ku biganiro nk'ibi ngibi mubashe kubibona byihuse. Ndabashimiye, ngende Shine Never, tuzasubire mu kindi kiganiro. Murakoze. Yego, nanjye nasoza mbabwira yuko nyine ni wa musore muto utari gitoya, nkaba nagira ngo nanjye mbabwire ngo nakora icyo bita ukungikanya mu rya mugenzi wanjye. Icyo navuga ni uko mukomeza gukora subscribe mukadukunda, kandi natwe turabakunda. Wankunze rero ngiye nk'umusizi, umwana muto rwose utari gito, w'amasoso nk'aya Musinga, ngira ngo urambona. Wampamagara kuri nomero zikurikira: 0788 9071 wampamagara mu bukwe ndetse n'ibindi birori tugataramana. Kagira imana wamfura we. Ciao ciao.